sinjamiduri byonje nkubwira wenda nuko tutanabonana sinjamiduri byonje nkubwira wenda nuko tutanabonana boy najya mfata nk'umubandi ina she kiss me login falling just to log in yeah just to log in boy najya mfata nk'umubandi ina she kiss me login falling just to log in yeah just to log in ma uretse nkubwire mwana ndi gushaka cyane ntabwo uzi ibintu none mu gikoni byabereye n'aya masahane bamenye ngo none ngwino ngwino kureba mbabarira dore mbere ndamukinze ntuzambabara tugende rwose mbabarira wiga kunzisa ngwino tugende ngwino ziriya boro rero zabaga ari ibisazi iyo wagabanyije ibyo bintu iyo unavugiye ku telefone wagerageje ukabikoresha ijwi ritoya urumva mani ziriya boro zo ku ishuri zabaga ari hatari mani icyagiye ngo muri refe iyo ase bro iyo umuntu avuze ijwi ritoya nabereka mukope mani Musimba ase bro ngo twaye iki noneho ndakubuza kujya kuri telefone cyane ugahita ucuranga ibyo bigoma sindirimbo zigutwaye iki bro ibyo bintu simbimenyereye birimo abangamira kabisa maze hano ubwo ngiye ntabwo menyereye kweri kuryama n'umva ibyo bigoma kandi Fisto harahindutse mani sinzi ikibazo usigaye ufite mani kuko usigaye ugira umushiha mani mpinduka ariko gute njye nkubwiye ngo simenyereye kuryama numva ibyo bintu bisakuza gutyo ntabwo wumva Fisto harahindutse bro sinzi ikibazo usigaye ufite mani ntabwo ari uguhinduka ko bro nawe uretse ubugore uri ikigoryi ntabwo wakumva ukuntu mbabaye ese mama urifata ukancumuriza mama wawe nta soni gute se urambwira iki umbwira iki ma n'undi munsi utazongera kumpamagara unyibagirwe biguhe isomo n'undi munsi kuki utabimenye neza urifata ukambwira ngo nze musore nta soni ukancumuriza mama wawe ibaze ngaho iyo mfata iwe ibaze nawe ibaze icyo gisobanuro bijyana iwacu uhita unyibagirwa usure nambaze wibagirwe ko wanahuye nanjye sibyo awapi nta kintu ufite kumvikana nawe birangire Fisto njye nawe kabisa sinzi icyo mbere ko atari uko wari umeze wabaye iki bro imbere n'imbere bro mvumubwire rero ndabona ufite ubuntu bw'ubugoryi bwa danje sinzi ibintu urimo kabisa njye ndimo ndakubwira yuko ibyo mbangamiye ese ubuye bugoryi mani reka tubyihorere ntaribi aya mashuka mu gitondo ushaka ukuntu ubuze kabisa akunda kwemeza njye ntabwo menyereye kuryama amashuka iminsi irenze Fisto amashuka agiye hejo ubundi ugatinyuka ukambwira ngo njye nongere unyafure uyashashije ubundi nongere nyafure ntabwo byashoboka bro hano iwanjye nakubwiye ngo aya mashuka nibirangiye itimbira ryama iminsi ine yonyine Fisto njya amashuka ku ishuri nyaryamamo igihembwe cyose ubona mbaye kibona umva nkubwire musinga kandi yegura umwumva unavugira hejuru ukumva uri mukuri ku ishuri ni ku ishuri ibyo byo ku ishuri bisubize ku ishuri amafaranga yawe wagicuce saya maguta utandeba ibyo ni ibikureba nta mafaranga wamaye njye icumi se ni amafaranga
ganze baho rero suzongera kuntekereza mana yanjye sawa bayi unyibagirwe wibagirwe Inesi mu buzima bwawe umva sawa bayi marira n'amayinite gusa kigori kimwe ubwo ndaciriritse bigeze ahangaha koko niba iri nk'umuhungu muzima ko wahezemo bitewe shawura n'iki kariya akazi se ntabwo biba byoroshye akazi ariko akazi kaba kagomba gukorwa uramututse nsa byuka sute ahantu hagiye bagiye umunaniro ndabona n'akazuba kaje hanze ntangana nyine nta futi naryamiriye pe none se tugiye gufata breakfast ndaje ariko mabuja ibintu tubihagarike kubera iki ibintu tubihagarike kabisa kubera iki nyine ibintu ntabwo byazabona tubihagarike kubera ko ntabwo abana bawe kampani abakozi ba kampani inshuti zawe yaba abana banjye nta kibazo bafiteho kuko batabizi yaba kampani ntabyizi kereka niba wumva uzajya kubyamamaza uzi ko Fabrice dukorana yamamagaye inkomo akambura kubereka uzi ko ubyuka ugiye mu kazi nanjye ugatuma mbyuka bro neza mubyutsa se ahubwo usumva mani uyu munsi ari buri bwirwe mu rugo umunsi ni off day yanjye nose bro mu masaha 7 hari icyana cyari kuza kundeba mani iki hari umupira ari kuza kundeba nta kuntu wasa kuza nk'ubibeta kubona se umwana nyine ataza agasanga muri ghetto harimo abantu benshi ugasanga bibaye ibisazi bro ntari kabisa ntari bito ndumva ngabo ntari ahubwo se simba iki gitangiye kumamagara mani ngo kimbaze gahunda bani by'abajene nawe urabizi kabisa ntari bito ntari gusa ari kumenya yuko mu buriri bwanjye numva kandi fisi turatangiye bro mukora ibindi ewana ibyo mwumva mushaka ariko nta kintu kigomba kuberamo fisi turumva umuntu aje kundeba ngo akora icyo usibye kwirirwa ubeshya nawe wibaraguzwa mani oya bro ngiye ko navuye ni gutyo iyo tubonye nimugoroba turi kumwe tutaha iyo tubonye nk'amabuja wawe ntekereza nta kindi kintu yatekereza oya ibintu tubihagarike uze kubitekereza ahubwo Chris njye hari ikintu ikizi kandi hari ikintu ndi kubona ntashyira amakenga ikihe Chris inshuti y'abantu ariko mabuja mbabarira nawe urebe bariya abantu baba nakundana nabo mbera bintu ko ntabwo nakundana ni abana kuri iki cyane wigira ikibazo ni abana kuri iki cyane ntabwo nshaka ko tubyinjiramo cyane ngwino tujye kunywa icyayi ibindi turabivuga nyuma hanyuma se sawa kubanguka ya isume yanjye irihari ariko kuko ndashaka guhita nkora dushe mbere y'uko ufata breakfast kuko okay nizere ko hari n'umugati uhagije kuko ndashonje ndabizi kurya mba ngomba kugarura imbaraga nakoresheje imbaraga ndaje uribuka yuko ndimo ndakubwira yuko kumesa amashuka inyuma y'iminsi ine mwumva uteye ihane shabro wizana biriya biboro bya nijoro sibyo ndakwiginze ikibazo cyawe rero reka nkubaze urumva umwana avuye wabaje gukora ikimani
usibye ko none wumva kudatekereza sinigeze kureba ngo ndafura amashuka okay naribi yaka ibiberamo ibindi ntabwo bikureba bro sinzi niba urimo uranyumva neza nakubwiye ni mu buriri bwanjye nta kintu kigomba kubera sha Fiston none utangiye kugorana manu utambeshye urumva umwana aje gukora icyangamo bizi se urumva umwana bagiye gutega moto 300 aje ahangaha ngo andebe ngiye kuryo nta musange wabo bro service on service nayiguhaye ni off nakaruhutse ngiye kugenda nshaka onjya no ugeze ahantu ho kurambirana bro none umwana urumva aje gukora icyangamo bro angiye kurambira se ubiseka mani ntabwo bisekeje nambiye kurambira akanya agihera hari nibite nje kuri nuzo yawe sanga ntuhari ugiye se okay so nta kibazo nanjye asaga nkaho nanjye kureba ya dokimano yigejeje na raporo so najya nyine turebe ikintu duhinduraho nakitse ko hari support nkeneyeho okay nta kibazo so reka mbe nsubiye muri nuza gato ubwo nuza urambwira nze tugire icyo duhinduraho sibyo okay nta kibazo sawa ubwo nuza urambwira sawa Come in. Oh, Sabrina, ça va? Ça va. Karibu. Makuru y'iminsi ra? Avuye ku ishuri ryari? Akazi kabaye kenshi. Agiye ku muhanda gato sinzi ngo ibintu agiye kureba rero mbese bimeze bite avuye ku ishuri avuga ko ndi jyenyine hano ni uko nyine mwese basoje examen ryari hari ukuntu atamaga time ihagije yo kugira ngo tuganire tubonane iki every time ndi busy kandi tukavana hano mu kazi urumva so ukibaza nyuma y'akazi aba ari hehe amburira time gute yo ni fresh Fiston neza ese habura ukuntu hasa ntabwo afata ukuntu gake Nze Fiston naraza n'indabikora se kuba utari uhari urumva nabaga mu mwanda wabagamo niyo mpamvu ugomba rero gukomeza kutawubona cyane ubuzima nabagamo nk'uko wabujemo ushobora no kuba wabusohokamo kabisa sha Fiston kukubura ntabwo ndi umukobwa kabisa bazakora bure wapi hano nta mukobwa nari mfite kandi n'ubu ntabagifite nose ubu njye ko ngiye guteka kintu uteke nasanze rero ukomeza ushobora no gukomeza kurya amana rero mba mubwiza ukuri ibintu utangiye njye numva ko Fiston nawe gishyira mu gaciro man ibaze umuntu ndabona harabaye mwiza da
niba ari ku ishuri amazi yo ku ishuri shaka ibintu ukaza ibintu byo wabaye mwiza ewana taye ni taye bidasanzwe amakuru yanditse ku ishuri ariko exame ntuzigeze kumbwira nini yigeze kumbwira ngo exame ngo zikumereye nabi zari zimeze nabi byataye noneho zari zikomeye wagira ngo bigishe byagasohotse ngukumbuye kabisa cyane ngukumbuye biri seri ahubwo se ntabwo wazinera ngo zimfashe ntabwo ntari nta njuga marengera ahubwo injuga ntabwo ziragufata neza ahubwo se umva musaba ntabwo zirafata neza nta njuga ngira bitwaye iki se umva se turasoza akazi mu kanya n'umugoroba nta kuntu twaza kujya ahandi hepfo hano nibagiwe ukuntu hita hano hari akaresitora kari VIP gatuje neza munsi hano y'akazi tukaza gusangira tugafata dinner nyine nako kunywa byose hari ikibazo ntacyo bidutwaye ariko nyuma y'akazi tukamanukana ariko ari natabizi shaka lisensi ko byakunda ubwo uraza kubireba urambwira muri wera muri mwe ntabwo yabifata neza oya wowe kuko nyine ngomba guhita njya mu rugo hari ibintu ngomba kujya mu rugo nkakora nyine kugira ngo baze kubona uko barya urumva nanjye ntabwo turi butindane akazi karangira saa moya se turajyayo tukamarayo hafi ntabwo ko naha n'amaguru simfite kabu sinagutegera kabu ntabirenze nimba turi bukoresha igihe kingana n'icyo nkoresha ngiye mu rugo turakoresha iminota mike humura kuko ubu hano ngera mu rugo nkoresha nk'iminota nka 45 oya turakoresha iminota mike ndagufatisha ndagufatira kabu ntariwe humura bitaza kumerera nabi kuko ndagufatira kabu byaba ari ibibazo ariko wabaye mwiza wabaye shaka ibikaza nabi kuko amazi yo ku ishuri yaragiye kugira inzobe nk'ubu niba byibushya uzi ukuntu wabaye ujya wireba ukibona ukuntu usigaye uteye bikagupiga mari nta bintu byatara uba wikingiranyemo hariya nta bintu byatara rero sasa kamwereke oya akamagara yawe urabure kuba hano waba umufamiliya mugenzi wawe umujene mujya kungana ntabwo bivuze ko wamugira umukozi ese mugize umukozi gute bro neke nze nkubure nze neke ngaburire boss arye kabisa reka nasanze ubikora mani sibyo ngiye niba naravuye ku ishuri ngasanga waratekaga komeza ubipige mani nta bintu byatari none se bro waje uzi ko uhasanze umukozi kabisa Fisto ntabwo ari nzi kugoranye gutya banyuze boro na oya bro mbwiza ukuri rero utangiye kugorana kabisa ntabwo ari neza mani ntabwo ari ukugorana si ukugorana bro ntabwo ari ukunguku ubuzima bwa gato buba bumeze si ubuzima bwa gato ni ibiki mani jya umfatisha igihe nuname mani jya nkubure oya reka ntabwo byavamo Fisto umva ariko wumva ikibazo cyawe nta nubwo ujya wumva nta nubwo ujya wumva pe shaka gusasa byo nzabikora kabisa byo ni fresh ariko ibintu byo kuza gukubura hafi kabisa bro ikigaragara bya bindi perifera kwirukana ibishobora kuba ari byo kabisa umva kandi ukuntu utangiye kwishyira mu bintu bitakureba mani oya bro buryo uba utangiye kunyinjirira mu buzima mani sibyo kuba tubana ntabwo bivuze ko ibintu byanjye byose uba ugomba kubyinjiramo sibyo nose ubu n'iki mba nabonye sibyo kuba ndakubaye mani ibyo byadanje okay ngaho bikore ndaza kubikora bro bro mva mbwira rero Kigali ntabwo wayibaho muri ubu buzima ngo bikunde Fisto ndaza kuhakubura amahirwe yose ubonye ugomba kuyakoresha kabisa kandi ubonye kuyakoresha kuko ejo n'ejo bundi nawe urasoza kwiga uze hano hanze wari n'undi muntu no utari muri famiye zetera ukuntu bigoye izo boro ni iz'abasaza mani wizimbwira ibyo byo kugorana by'ibiki bro naribi kabisa reka ngere
reka mitunganye ntari ubwo ngubwo ufite ukuntu birimo bitekereza ariko umenye ubwenge nawe ugiye ku bucucu. Kinde ku bucucu bro, niba inzu ari iyawe aba ari iyawe sibyo? Ibintu byo nakasamutwe abashaka bisambi ndetse nawe Bite byawe? nawe Urimo no kuvuga Yo bimeze bite bantu banjye, mbafitiye inkuru nziza uyu munsi muri M Shop cyangwa muri Musinga Shop. Tubafitiye amataburo meza, amarupepa meza cyane agendanye n'igihe, asa neza cyane. So wowe icyo usabwa ni ukwandikira nimero uri kubona aho ngaho munsi, then tukakugereza aho ushaka hose, waba uri mu gihugu hose. So ntucikanwe n'amahirwe rero.